Muraho neza, ni amahoro, ndabashuhuje kandi ndabiyegereje, cyane cyane ndagira ngo nganire n'abamama, abakobwa, igitsina gore muri rusange. Mbasabe tubungabunge ubuzima bwacu, ndimo ndishyiramo ubwo natwe twese bitureba n'abagabo, ariko cyane cyane abagore. Abagore ndimo ndabasaba kwirinda gukaraba iyi sabune twita iya gifura, iyi sabune ikomeye imesa, kubera ko bimwe mu biyigize cyangwa mu bikoresho biyigize harimo icyo twita acide caustique. Twebwe abakora amasabune tuzi ububi bwa acide caustique, ariko reka mbibasobanurireho mu magambo make kugira ngo mubyumve kandi bibafashe. Bagore, bakobwa, igitsina gore muri rusange, uburyo Imana yabaremye mu myanya yanyu y'ibanga, hahandi yaremeyemo za bagiteri cyangwa se utwo tubyita udusimba, tubyita udukoko, ariko tudatera indwara, tudafite ikindi kibazo, ahubwo Imana yaturemeyemo kugira ngo dufashe kurinda utundi dukoko dushobora guturuka hanze tukinjira mu myanya yanyu y'ibanga, tukaba twabatera ikibazo. None utwo dukoko tubamo, utwo twa bagiteri, duhita turya twa dukoko twose twinjiye dushobora kubateza ikibazo. Ubwo ni uburyo Imana yaremye bwo kurinda imyanya yanyu y'ibanga. Noneho iyo mukarabye iyi sabune ya acide caustique, iyi sabune ya gifura irimo acide caustique, hanyuma ku mpamvu, ku byago hakagira nk'urufuro cyangwa tuvuga isabune ikinjira mu myanya yanyu y'ibanga, iragenda direct ikica twa tubagiteri cyangwa twa dukoko dushinzwe kwica utundi dukoko duturuka hasi dushobora kubangiriza ubuzima. Twa dukoko iyo dupfuye birumvikana ko twa tundi noneho twinjira twororoka nta kibazo dufite. Niyo mpamvu uzisanga urwara za infection, wishimagura cyane cyangwa hahumura nabi. Ariko aya masabune yagenewe gukaraba, mu buryo bwo kuyakora ntabwo hajyamo acide caustique. Niyo mpamvu ari amasabune meza mukwiye kujya muyakaraba. Hanyuma no muri AMIA Business and Training Center ayo masabune turayabafitiye, mwadusanga imbere y'isoko rya Gasanze muri etaje hejuru, ku mafaranga make cyane kandi mukarinda ubuzima bwanyu. Murakoze, karibu tubakire.